muhawe ikaze kuri Abaragwa TV. Abaroma igice cya 8 umurongo wa 17. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, agakiza ni ku buntu. Haleluya. Yesu abitangiye kujyamo natwe dufite amajwi y'abasarane ntigira ngombwa yuko nyine kugira ngo no hirya no hakurya bibagereho, ariko umuririmbyi aravuga ngo abagezeyo bamaze kugwira ni ukuvuga ngo bari gusigara ni ukugira ni amahirwe ya nyuma. Asifiwe sana. Jihani ije gufungura kugira ngo abandi bantu baze kwinjira neza. Noneho nijyambitse imfunguzo mfunguye rero nari kwihuta kugira ngo ibyumba byose uze kubifungura. Wasanga abantu binjiye basanga ibyumba bimwe bidafunguye. Asifiwe sana. Niyo mpamvu ninjiye n'imbaraga kugira ngo mfungure vuba vuba, kuko abantu bari kwinjira bajyayo kandi barakwiriye. Ntabwo bwari umwe, ni benshi kandi hariyo abandi bagiye. N'abari gushaka ngo nabo bagire gute bagiyeyo. Asifiwe sana. Ndashaka kugira ngo tuganire ku magambo tugiye kuganira, ndayavugaho ibice bingahe? 2 gusa. Ni amagambo nibuvugeho icyatumye inkike z'i Yeriko ziriduka. Asifiwe sana. Twagiye muri Yesu wihuse yumva arimo umwuka w'Imana cyane. Wahageze ibice 5 ku murongo w'8. Kanze hageze mu izina rya Yesu. Mwamumereye Ganza mu izina rya Yesu. Zamuka katika jina la Yesu. Amen. Mu izina rya Yesu. Yesu bice bitandukanye kw'Imana. Yego. Aravuga ngo nuko abantu bose bamaze gukebwa. Baguma ahantu bari bari ntibatobanyika. Mu mahema yabo aho ngaho. Kugeza ubwo bamaze gukirira ibikomere bari bafite, ari uko bagumye mu mahema. 9 haravuga ngo Uwiteka abwira Yosuwa ati nanone mbakuyeho igisuzuguriro. Nanone mbakuyeho igisuzuguriro kubera ko ibyo nabasabye kuguma no gukebwa mwarabyubahirije ndetse kuguma mu mahema. Niyo mpamvu mbakuyeho igisuzuguriro cy'abakiri cy'abanyegiputa babasuzuguye imyaka myinshi. Nicyo gituma aho hantu hitwa Gilugari na bugingo na n'ubu. Amen. Amen. Basomera hepfo icyo gice tuza kumva ku gice nindangiza nyavugeho gatoya nindangiza nicara. 10 haravuga ngo nuko Abisiraheli babamba amahema i Gilugari baziririza Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi nimugoroba mu kibaya cy'i Yeriko. Bukeye bw'uwo munsi wa Pasika, uwo munsi nyine bawuryaho ibigugu. Vuga neza, bawuryaho ibigugu. Asubiramo ntabwo bari uwo munsi ngo bawuryaho ibigugu. Aricyo gihe amano yahise irangira kuko bari batangiye kubona ibigugu by'igihugu. Nabwira ati ntabwo muzongera kurya muri mano y'ubutayu, ahubwo hari ibigugu mwabikeneye ibyo mugiye gutangira kurya. Aravuga ngo uwo munsi nyine bawuryaho ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu n'udutsima tudasembuwe n'ibigori bikaranze. Yego. 12 haravuga ngo nuko bukeye bw'uwo munsi bariye ibigugu by'ingano zo muri icyo gihugu. Manu ntiyongera kuboneka. Ntabwo yongeye kuboneka kuko ni ikimenyetso cyari kibabwira ko bavuye mu butayu. Abisiraheli ntibongera kubona manu ukundi. Yego. Ahubwo uwo mwaka barya imyaka y'igihugu cy'i Kanani. Yego. 13 nuko Yosuwa yegereye i Yeriko yubura amaso abona umuntu uhagaze amwerekeye. Ngo yubuye amaso asubiramo ababyumva neza. ngo
Yesu aramwegera aramubaza ati ese uwo mu bacu cyangwa uwo mu babisha bacu aramusubiza ati oya ahubwo nje nonaha ayiwe manutse nonaha Uwiteka umugaba ayiwe ahubwo biremwe nonaha ntabwo nari maze igihe nje nonaha manutse nonaha kugira gute Yesu haravuga ngo kubera ingabo z'Uwiteka umugaba ije kubera manutse nonaha biremwe nonaha ijuru riteranye nonaha ziramanura bimanura umugaba w'ingabo ayo kuza kuyobora abasirikare ba Yesu batisipe sana yego Yesu yikubita hasi yubamye aramuramya aramubaza ati arakumva mutukire neza iryo jambo agiye kubwira marayika ingabo yari mu komanda wari umanutse avuye mu ijuru ngaho aramubaza ati mutware wowe mugaragu wawe unegetse iki none njyewe ko ndi kubona nari nzi ngo ngiye ku rugamba nari nzi ngo ngiye kurwana none ko abona tujya kurwanira ubwoko bw'Imana njyewe ndakora iki nuko umugabo w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati kwetura inkweto mu birenge byawe kwetura inkweto cyangwa ibirato byawe muri ibi birenge byawe kuko aho uhagaze aho ari ahera kuko aho wamaze guhagarara ari ahera tayari yamwejeje kugira ngo ayiwe ikintu cyamubwiye icyo agomba gukora icyari kimuzanye birifingi yeri 15 baravuga ngo nuko umugabo w'ingabo z'Uwiteka abwira Yosuwa ati yo ngabo komanda kwetura inkweto mu birenge byawe kuko aho uhagaze aho ari ahera Yosuwa abigenza atyo naho nakicarira nkavugeho amagambo make ibintu bitatu yuko baje mukomeza muri icyo gice hepfo yaho haravuga ngo ije kurwanirira ubwoko bw'Imana njyewe ndi komanda ijuru ribiremye nonaha ntabwo byari biri muri gahunda zitegereje ijuru yitegereze ahantu muganditse ku kibaya cy'Yeriko babonye ikijya ukuntu abana b'abantu bubatse ibikuta by'Yeriko baravuga toya ubwoko bw'Imana reka bwireme w'ingabo haleluya komanda manutse intwari ize kuba umugaba w'ingabo irwanirira ubwoko bw'Imana ariko hari ibintu bitatu Yosuwa yakoze Imana aramubwira ati ugiye gukora bingahe bitatu cyangwa se bibiri icya mbere yafashe ubwoko bw'Imana Imana iramubwira ati ukebe asipesa satura amabuye numara kuyasatura ukeba mu mitima babanza bakizwe aramubwira ati abari barakebwe abasirikare musoma muri icyo gitabo ndi kwavuga abasirikare bari barakebwe bamaze kugwa mu butayu bararwanya intambara imyaka 40 yose bamaze gushira none bakeba ubwa kabiri impamvu yavuze ngo n'ubwa kabiri iriya jambo nuko muri bo abari bagiye gukeba abandi bo bari barakebwe ubwa mbere haravuga ati niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo gukebwa ubwa kabiri kandi bagiye gukebwa ubwa mbere hari harimo abagabo bakebwe umukebwa wa mbere aravuga ati aba mwebwe mwakebwa ubwa mbere ni mwebwe mugiye gukeba abandi batarakebwa na rimwe asibe Yesu hari n'abakebwe bwa mbere harimo n'abatarakebwa arangije asatura amabuye amaze gusatura amabuye arabakeba ijambo ry'Imana avuga ngo arabakeba nabo bakunda gukebwa vuga ngo bakunda gukebwa ira mugenzi ngo bakunda gukebwa neza barangije baramubwira ati ubwo dukebye turaguma hehe mu mahema baramwemerera baguma mu mahema ngo batabanyike ngo bajye bagenda ngo hitewe baramubwira ubwo tumaze gukebwa asibe sana ubwo tumaze gukebwa natwe turaguma mu mahema herezo cyubahiro ira mugenzi ngo mu mahema abajya mubwira ngo ubwo umaze gukebwa mu mahema uze kureba icyo Imana igiye gukora barangije ngo bagumamo ko kugeza ubwo ngo noneho ngo bumvise ko bakize barakira ira mugenzi ngo barakira Uwiteka amaze kureba ko bamaze gukira ijuru rikora
ibyo twababwiye barakebwe n'abandi baremera. None muzi igikurikiye, hari ibintu bigiye gukurikiraho. Yesu wamaze kureba gutya ati ntabwo biri uku, tuziririze iby'Uwiteka yatubwiye tukiva mu Egiputa. Abantu bajya kuri Pasika, haleluya, bajya kuri Pasika kuko Uwiteka yari yarababwiye bajya guhaguruka bayijyaho neza. Uwiteka abanebye aravuga ati guhera uyu munsi, bwira mugenzi wawe guhera uyu munsi, bwira mugenzi wawe guhera uyu munsi batangira kujya ku bigugu. Haleluya, arabishyura arabwira ati bari yo mu butayu murayirangije mu izina rya Yesu, mujye mutangira kurya ku bigugu ku myaka y'igihugu. Asifiwe. Uwiteka aravuga ati si ibyo gusa ngiye kumanura komando uturutse mu ijuru ajya kurwanirira buriya bwoko bwanjye abuhembura imfiga kugira ngo inkike za Yeriko ziriduke. Yosuwa abona umugabo uri kugenda n'inkota, aramwegera aramubaza ngo none uri uwo mu bacu? Baza mugenzi wawe, mubaze ngo mbese uri uwo mu bacu cyangwa uri uwo mu bacu? Mubaze mwegere, uri uwo mu bacu cyangwa uri ubutaka cyangwa uri uwo mu babisha, uri uwo mu babisha bacu? Mubaze nabakubaze mu izina ryayo. Mubaze ngo ariko uri uwo mu bacu hano cyangwa uri uwo mu babisha bacu? Biyo bita baza mugenzi wawe umwegere mubaze neza. Arangije aravuga ati yewe reka mwibwire neza, noneho ibyo uri gutekereza ngiye kukubwira igikomeye muri ibyo byose ubajije. Yewe sindi uwo mu babisha no mu banyu, ntabwo nari ndimo, ahubwo biremwe nonaha. Asifiwe sana. Biremwe nonaha ijuru. Data wa twese Imana irambwiye ngo manuke ize kuba komanda w'izina hari ibintu bikomeye cyane. Asifiwe sana. Arangije yikubita hasi amaze kumva, aravuga ko narinzi ngo hari abazi rero ngo nibo bakomanda, abantu bibwira ngo nibo bayoboye ubwami. Ugasanga umuntu ngo njyewe yabyishyizeho, umurimo yabyishyizeho, umutwe washyushye yatse umuriro, ngo ni njyewe ngiye kubambutsa, ngo ni njye n'ubusenge ariko amaso yavuye ntabwo aguhe. Aramubwira ati none ko narinzi ngo ni njyewe ngiye kwambutsa ubwoko bw'Imana, ngiye kwituriye, none njyewe ndabigenza gute? Atangira kumva ko wasubiye. Aramubwira ati kwetura izo nkweto zawe kuko wamaze guhora yawe. Yosuwa yari azi ko yejejwe. Yosuwa yari azi ko ari umuntu wawe udafite ibyaha. Iramubwira ati mbere wimbaze ibintu, kwetura ibyo bizatubyaha. Kwetura kuko wamaze guhagarara. Niba wumva ko uhagaze ujye umenya yuko Uwiteka akeneye gukomeza ukwetura. Arangije aramubwira ati kwetura, arakwetura. Amaze kukwetura aramubwira ati ikintu ngiye kukubwira cyane ni briefing y'ukuntu ugiye kuzaritura icy'ingenzi Yeriko narangiza basi. Aramubwira ngo ikintu gikurikiye ugiye gutabara kugira ngo uriture icy'ingenzi Yeriko, uzababwire muzazenguruke gusa. Jewe urugamba namaze kururangiza, narupangiye, namaze kurupangira njya kumana uturutse mu ijuru. Ibindi byose bisigaye muzazenguruke. Mwagurike dusenge Imana. Haleluya. Amen. Amen. Kwetura Imana bitaha. Imana bitaha. Ijambo ritubwiye ko buri wese akwiye kukwetura kandi akamenya uruhande abarirwamo.